Shalom kuri wowe tubana nawe hano ku isengesho ribohora official, tuguhaye ikaze ku isengesho ribohora official mu mwanya mwiza wo gusenga. Abo tubana abo dusengana dutangiye umunsi wa mbere w'amasengesho iminsi 40 yo kwirukana ababisha bose baborotse umugisha wawe, bicaye mu mugisha wawe, bibye inyenyeri zawe, bagucucuye neza bakakwiba bagasiga nta kintu namba usigaranye. Twabonye yuko Imana iremye umuntu imuremera uburyo bwose bushobora gutuma abaho neza hano mu isi, imutakamo impano zitandukanye. Bamwe bashyira mu bucuruzi, bandi bakabashyira mu bukorikori, bandi kabashyira mu buhanzi, bandi kabashyira mu buyobozi, bandi kabashyiramo domaine zitandukanye, kabamanuramo kuba abasirikare, abandi abapolisi, abandi kabamanuramo kuzaba abahinzi beza, aborozi beza, bandi kabamanuramo inyenyeri zitandukanye kugira ngo zabashe gushininga mu myanya yabo. Imana irema abantu batandukanye, kabashyiramo ibintu bitandukanye bizababeshaho. Ariko tubona mu yindi kote bwami bw'umwijima bwinjirira umuntu, burwanya umuntu, nibwifuze ko umuntu yabaho, bugashaka ko umuntu yabaho mu mubabaro, mu gahinda, mu bibazo, mu byago no mu makuba. Umuntu akabaho yiganyira, yiheba, ndetse yaranze n'Imana. Ibyo ni bikorwa na Satani hamwe n'abadayimoni be. Ariko Satani n'abadayimoni be ntibashobora gukora igihe cyose badafite umuntu. Bahagurutsa abantu rero babagize n'abana bakakwanga nta mpamvu, mu mafamiye, mu miryango, mu baturanyi, mu mwigana, mu mukorana, amashyari kabazamukamo, bakabakoreramo gufunga ibyawe. Yesu yaravuze ngo umunyamaboko iyo arinze ibintu bye biba amahoro masa, ariko iyo haje umurusha amaboko aramufata akamuboha. Yamara kumuboha akamunyaga ibyo yari afite byose akabigaba. Rero mu mwuka hari itegeko ryitwa kuboha. Ni ukuvuga ngo Satani kugira ngo akwambure ibyawe bimusaba kugira ngo akubohe, bimusaba kugira ngo akubohe, kubohesha ubukene, kubohesha icyangiro, kubohesha igisuzuguriro, kubohesha inyatsi, kubohesha ubusambanyi, akubohesha ubuhehesi, akuboheshe ubusinzi, kubohesha amahane, amatiku, urwango, kubohesha ishyari, uburyarya, akuboheshe ibintu nk'ibyo. Rero iyo yamaze kukubohesha zimwe mu ngeso cyangwa kimwe mu mwuka runaka, bimufasha kugira ngo akunyage umugisha wawe. Ni byiza rero twinjiye mu masengesho, dutangiye amasengesho umunsi wa mbere iminsi 40 yo kwiriza ubusa, kuko Yesu yavuze ko bene uwo mudayimoni akurwa no kwiriza ubusa no gusenga. Umuntu utiriza ubusa ntasenge, hari imyuka itamucikaho, hari abadayimoni batamuvaho. Imizimu igira imbaraga, ntabwo imizimu ipfa kugenda gutyo gusa, igenda kuko wirije ubusa ugasenga, ugatangira kwicyaha, ugatangira kwirukana ku buzima bwawe. Ariko umuntu winjira mu masengesho nk'aya ni umuntu uba waraciye muri deliverance, warahuye n'umukozi w'Imana akamukorera deliverance. Iyo winjiye mu masengesho nk'aya ukirukana imizimu, abadayimoni, utaraciye muri deliverance, urugamba rurakugarana rukaba runini, intambara zikubana nyinshi. Bisaba kugira ngo ubanze uce muri deliverance, uhure n'umukozi w'Imana, hanyuma gukorere deliverance. Hanyuma nyuma ya deliverance nibwo uba wemerewe kwinjira mu rugamba no mu ntambara. Ntabwo wakwinjira mu ntambara uboshye, ntabwo wakwinjira mu rugamba uboshye, wakubitwa ubudasubiza. Bisaba kugira ngo ubanze ubohorwe. Nyuma yo kubohorwa, bohorwe
ku bintu bitandukanye bwawe uca muri deliverance numara kubaho kubone kujya mu ntambara z'umwuka. So rero tuje rero abizi bamwe abo turi kumwe hafi ya mwese mwaciye muri deliverance, ari abo twasengeye tubakorera deliverance, nimwe murebwa cyane n'aya masengesho yo kuri aya masaha nk'aya. Rero tuje gusenga, tuje guhamagara Imana mu rugamba rw'amasengesho y'iminsi 40, aho tugiye kwinjira mu isi y'umwuka tukarwanya ababisha bacu. Twabonye ababisha bacu bari bo ni mizimu, myuka imyuka itagira umubiri n'amaraso, ishobora kuza ikinjira muri uwo mubiri wawe w'amaraso n'inyama, ikakudomina, igakereye indwara n'ibibazo. Iyo myuka idafite umubiri n'amaraso, iyo rero niyo ya mbere turwana nayo. Iyo myuka idafite umubiri n'amaraso igabanyije mu matsinda, kuko twabonye ko igabanyije mu matsinda. Yego, hari imyuka abamarayika b'umwijima abo twita abadayimoni, hari imyuka twita amajini, hari imyuka twita imizimu. Imizimu rero ni imyuka ya bamwe mu bakurambere bagiye baterekererwa bakambazwa cyane mu miryango. Iyo iragaruka igahinduka imizimu. Roho za wazee walioabudiwa sana, hiyo inageuzwa inakuwa mizimu. Kumbe Kiswahili, roho za wazee walioabudiwa inageuzwa kuwa mizimu. Iyo myuka rero imizimu igira imbaraga kuko ni mizimu iba ishamikiye mu maraso yo mu miryango. Iza yumva igufiteho ubutware, iza yumva igufiteho ubushobozi. Iyo ntabwo igucikaho gutyo. Iyo utahuye n'umukozi w'Imana wabihamagariwe, ufite ayo mavuta ya deliverance, ufite ubwo bumenyi buhagije, kandi akaba afite n'umwuka w'Imana. Bisaba ubumenyi kwanza, kuba ufite ubwenge buhagije kuri icyo kintu. Kabiri, kuba warabisigiwe, warabihamagariwe. Gatatu, ukaba nyine usanzwe nyine waratoranyijwe n'Imana kubw'uwo murimo. Ntabwo rero ari buri muntu wese, nk'uko hari umuganga w'amaso, akaba atavura, ataza kubaga umutima. Akaba hari abaganga babizobereye bo kubaga umutima, nk'uko muganga ubaga umutima atari we nanone ubyaza, hakaba hari abaganga bababyaza. Mujye mumenya ko Imana itanga impano zitandukanye ikaziganyagiza mu isi, kugira ngo buri muntu abe wihariye mu cyimbo cye kandi abe umugisha ku bandi. Niko bimeze rero no mu buryo bwo gusenga. Hari abahamagariwe iki gisata rero, ni igisata Imana iguhamagara, yamara kuguhamagara ikakwigisha, ikaguha ubumenyi bwo kubohora abantu mu buryo bwo gusenga. Yamara kuguha ubumenyi ikagusiga n'amavuta yabyo. Ntabwo ari buri muntu wese rero wahawe iyi mpano. Iyo uhuye n'umuntu udafite iyi mpano, utarabisigiwe, ntabwo bigenda neza. Ni nk'uko wajya kwa muganga ubaga umutima kandi ufite ikibazo cy'amaso, urumva uba wabyishe. Rero mbere y'aya masengesho, wowe wenda udukurikiranye utaraca muri deliverance, ni ngombwa ko ugomba guca muri deliverance. Cyane cyane deliverance ireba abantu baba baravutse mu miryango iterekera abantu ikaragusa, baba baragiye mu bapfumu batandukanye, barakomotse mu miryango iba muri ibyo bintu. Kabiri, baragiye barigaraguye cyangwa baraciye mu busambanyi bunyuranye. Gatatu, baramennye amaraso. Kimwe muri byo ntibisaba kugira ngo ube warabikoze byose. Kimwe muri byo deliverance igomba gucishwa mw'abantu.
bongere mbisubiremo, baba baravutse mu miryango iterekera yo mu bapfumu, bajya mu bapfumu. Kabiri, abantu bavutse mu miryango yuzuyemo ubusambanyi ndetse nabo ubwabo bagasambana cyane. Gatatu, abantu bavutse mu miryango yamennye amaraso cyangwa se nawe ubwawe warayamennye, nko gukuramo inda n'ibindi nk'ibyo. Aya rero mbere yo kwinjira mu ntambara z'umwuka bigusaba kugira ngo ubanze uce muri deliverance. Reka rero dusome ijambo rimwe mwebwe abaciye muri deliverance, hanyuma dufate umwanya mwiza wo gusenga. Imana amahoro ibahe umugisha, Imana amahoro ikugire neza. Ni ijambo rivuga ngo nzohereza igitinyiro kuva 23:27. Nzohereza igitinyiro cyanjye kikujya imbere, nirukana abantu uzagiramo bose, ntuma ababisha bawe baguha ibitugu. Nzohereza igitinyiro cyanjye kikujya imbere, nirukane ababisha bawe, nirukana abantu uzagiramo bose, ntuma ababisha bawe baguha ibitugu. Aha ni Imana yavuganaga n'Abisiraheli, yashakaga kubaha igihugu gituwe, igihugu gifite bene cyo. Ariko kugira ngo icyo gihugu kibe cyabo bwite, ni uko abari bakirimo bagombaga kukivamo bakakirukanwamo. Bamara kukirukanwamo bakakijyamo, ako kanya nta na kimwe usaba kidafitwe n'umuntu. Ushaka amafaranga amenya ngo hari abantu bayafite, ushaka ubutaka hari abantu bafite ubwo butaka, ushaka umugabo hari umuntu ufite uwo mugabo, ushaka umugore hari ufite uwo mugore. Ntacyo ushaka kano kanya kidafite nyiracyo. Kugira ngo rero ubone igisubizo cyacyo ni uko ujya mu ntambara ukarwana. Reka rero twinjire mu mwuka wo gusenga. Iryo jambo turaje turyagure cyane kuri senga ubohoke. Data, mu izina rya Yesu Kristo, izina risumba amazina yose, izina ribasha ibintu bitabashika, wowe Uwiteka Nyiringabo, Imana iri hejuru y'ibyaremwe byose, Imana isumba byose, Imana ishobora byose, Imana watuzanye hano mu isi, tuzana mu isi turi umwuka w'ubugingo, udushyira muri uyu mubiri, mu isi bifite imibiri kugira ngo tuyibemo. Ntabwo Mwami wabonye yuko tutaba mu isi bifite imibiri, tudafite umubiri, warakoze kuduha uyu mubiri twambaye. Mwami, uyu mubiri udufasha kuba hano mu isi, tukadomina ibigaragara, tukabaho mu bigaragara, tukabaho mu bintu bifatika, tubiyobora, tubitegeka. Mu izina rya Yesu Kristo, Umwana w'Imana nzima, duciye bugufi munsi y'ibirenge byawe, duhamagaye amaraso Yesu Kristo yoza umutima, yoza ubugingo, yoza umuntu w'umwuka, ayo waduhaye katika jina la Yesu, aduhindukirira Mwami Yesu Kristo, kutwoza hico umwanda wose w'ibyaha n'ibicumuro. Aya maraso yawe Yesu Kristo yuhagire ubugingo bwanjye, yuhagire umutima wanjye, yuhagire ubwenge bwanjye, yuhagire imyumvire, yuhagire imitekerereze, yuhagire amarangamutima katika jina la Yesu wanesheje urupfu n'ikuzimu. Yesu Kristo, nyanyagiza amaraso yawe mu bugingo bwanjye, bwongere kuhagirwa bwose uko bwakabaye. Ibyumba byose bikoze ubugingo bwanjye binyuzwemo amaraso ya Yesu Kristo. Amaraso ya Yesu Kristo akorope mu cyumba cy'imyumvire, imyanda irimo ishiremo mu izina rya Yesu Kristo. Amaraso ya Yesu Kristo akorope mu cyumba cy'ibitekerezo Mwami, imyanda iri mu bitekerezo ishiremo, mu bitekerezo byanjye haba hera. Amaraso ya Yesu Kristo akorope mu cyumba cy'amarangamutima, amarangamutima mabi kwakira Yesu yangiritse asoke muri nge. Cyumba cy'amarangamutima gike gisukurwe mu izina rya Yesu Kristo bwakazuka. Amaraso ya Yesu Kristo mu izina rya Yesu Kristo agere mu mutima w'umwuka, wozwe uhumanuke, umwanda urimo ushiremo, mutima haba hera mu izina rya Yesu Kristo, Umwana w'Imana nzima. Amaraso ya Yesu Kristo anyanyagizwe mu cyumba katika Yesu cy'ubushake, mu bushake bwanjye hezwe, hatunganywe, hanyanyagizwe amaraso ya Yesu Kristo. Umwanda uhari uhashire mu izina rya Yesu Kristo, wabambwe agapfa akazuka. Amaraso ya Yesu Kristo yoherezwe mu mwuka muri nge kwa jina la Yesu, yinjizwe mu nyumba z'umwuka muri nge, zezwe, zihumanuke, zitungane
kwa jina la Yesu Kristo wabambwe agapfa akazuka, amaraso Yesu Kristo anyanyanyizwe mu izina rya Yesu Kristo, mu busabane bw'umwuka bwo muri nge hezwe, hatunganywe, habonere mu izina rya Yesu Kristo wabambwe agapfa akazuka, amaraso Yesu Kristo yuhagire umutima nama wanje, wezwe uhumanuke mu izina rya Yesu Kristo wabambwe agapfa akazuka. Njewe umwuka mwami w'abami, njewe mwuka, njewe mwuka, njewe bugingo, ndagusaba kugira ngo nyuhagire umboneze wese katika jina la Yesu mwana w'Imana nzima. Kimara kunyesa, kimara kumboneza, ndaje mwami ntambaye intwaro zose z'umwuka mu izina rya Yesu Kristo. Mfashe intwaro yitwa gakiza, ariyo ngofero kambaye mu mutwe kwa jina la Yesu Kristo wabambwe agapfa akazuka. Mfashe intwaro katika jina la Yesu ariyo kuri, nambaye ukuri kwa jina la Yesu, niko nyenyeye kano kanya mu izina rya Yesu Kristo mwana w'Imana nzima. Mfashe intwaro yitwa kwizera, ariyo ngabo inkingira kingira igituza mu izina rya Yesu Kristo wabambwe agapfa akazuka. Nambaye inkweto aribwo butumwa bwiza butwiteguza bw'amahoro mu izina rya Yesu Kristo wabambwe agapfa akazuka. Nambaye mfashe inkota ariryo jambo ry'Imana mu izina rya Yesu Kristo mwana w'Imana nzima. Ninjiye mu mwuka mwami w'abami, ninjiye mu mwuka, mu ntambara z'umwuka kwa jina la Yesu wabambwe agapfa akazuka. Ndabohoza ubuzima bwanje umwanzi Satani yashatse kwinjirira kwa jina la Yesu, kabwinjirira akabuvogera, agambiriye kubugirira nabi, akabuvogera agambiriye kubukubita hasi katika jina la Yesu. Uyu munsi wa mbere w'iminsi 40 ndamenagura buri mwuka wose, buri mbaraga yose, buri shitani ryose, buri muzimu wese, buri mubisha wanje wese winjiriye ubuzima bwanjye, gambiriye kubukubita hasi, gambiriye kububabaza, gambiriye kubutoteza kwa jina la Yesu. Mubisha w'umugabo, mubisha w'umukobwa, mubisha w'umusore, w'umusaza, udafite umubiri, udafite amaraso, ukorera hanze y'umubiri we, watatse ubuzima bwanjye akabuhesha igisuzuguriro, akabuhesha ubukene, akabuhesha kamere mbi z'ibyaha, akabuhesha mwami Yesu Kristo ibintu bitandukanye by'imigozi byagiye bimboha. Magaze mu mwuka handitse yuko mu izina rya Yesu Kristo uzohereza igitinyiro kikanje imbere, kikirukana ababisha, ukirukana abo nzagiramo bose, ndetse ugatuma ababisha banje bambi bitugo. Aya masaha mu izina rya Yesu Kristo wabambwe agapfa akazuka nk'icyambara intwaro z'umwuka. Ninjiye mu mwuka mu izina rya Yesu Kristo, nirukanye kwa jina la Yesu igitinyiro cy'Imana cindiho, cirukanye abantu bose bandi imbere kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Abanyamashyari y'indyarya katika jina la Yesu ndazirukana imbere yanje mu izina rya Yesu Kristo. Abantera mu buryo bw'umwuka ndabirukana imbere yanje mu izina rya Yesu Kristo wabambwe agapfa akazuka. Abanyifuriza ibibi, banyantungera ibibi katika jina la Yesu, ibyo bibi ndabyirukana mu izina rya Yesu Kristo wabambwe agapfa akazuka. Ndi mu mwuka, mfashe intwaro zose z'umwuka kwa jina la Yesu. Ndatura ngo buri ntwaro yacuriwe kurwanya, handitse yuko nta kizantwara, Yesaya 54:17 katika jina la Yesu. Kandi handitse yuko nta byago, nta kibi kizegera ihema ryanje. Abantu inzovu bazagwa iburyo bwanjye, abandi 1000 bakagwa imbere yanjye katika jina la Yesu. Aya masaha abicaye mu butunzi bwanjye, abicaye mu masezerano yanjye, abicaye mu izina rya Yesu Kristo ku musozi wanjye kuri uyu munsi wa mbere w'iminsi 40 ndabirukana, ndabatatanya, ndabirukana mu izina rya Yesu Kristo wabambwe agapfa akazuka. Abadafite mubiri n'amaraso bangenza, bashaka kwicarira ubwonko bwanjye, ubwenge bwanjye, ndakubita hasi. Aho badafite amaraso, aho badafite umubiri, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu, toka
kuwaka kwa jina la Yesu. Nyinyi watu msio na miili, nawaangamiza, nawasambaratisha kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu ndabirukana, ndabatatanya mu izina rya Yesu Kristo. Wabambwe bapfakazuka, mwebwe badafite mubiri n'amaraso, mugenza ubugingo bwanje, mukagenza umubiri, mukagenza amaraso yanjye, mukagenza ubwenge, mukagenza umutima, mukagenza njye umwuka kwa jina la Yesu, mukagenza njye umubiri. Ndabakubita hasi kwa jina la Yesu, ndabakubita hasi kwa jina la Yesu. Murambe ibitugu mubishaka mutabishaka, kuko handitse yuko Uwiteka azatuma igitinyiro cye kikambanziriza imbere, kikirukana abantu bose nzageramo. Ababisha banje bakamba ibitugu zopetesekrea. Uyu munsi murambe ibitugu, muve mu mugisha wanjye mu izina rya Yesu Kristo, muve mu buzima bwanjye mu izina rya Yesu Kristo, muve mu butunzi bwanjye mu izina rya Yesu Kristo. Mizimu y'imiryango ndayirukana ku buzima bwanjye mu izina rya Yesu Kristo. Ntabwo nkibarizwa muri uwo muryango waterekereye, wabanzwe, waraguje, wakoreye Satani. Katika jina Yesu nitwa umwana w'Imana, kuko handitse yuko abamwemeye bose bakemera izina rye yabahinduye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Ndi umwana w'Imana katika jina la Yesu. Yohana wa mbere igice cya 5 murongo wa mbere handitse yuko katika jina wemera ko Yesu ari Kristo, uri wese yabyawe n'Imana, kandi cyabyawe n'Imana kinesha byinshi katika jina la Yesu. Wanesheje uto, wanesheje kuzimu, nabyawe n'Imana. Ndi umwana w'Imana, ntabwo nkibarizwa muri uyu muryango katika jina la Yesu. Wabwapfakazuka, inkomoko yanje ni mu ijuru. Handitse yuko ariko twebweho iwacu ari mu ijuru, hariho dutegereje ku mukiza wacu, hariho azaturuka kwa jina la Yesu. Handitse yuko katika Yesu muntu wese yari muri Kristo ahinduka icyaremwe gisha, ibyacera biba bishize, byose bibaye bisha katika jina la Yesu. Mwamizimu, mwamajini, mwamyuka mimwe y'abarozi katika jina la Yesu. Ndi umwana w'Imana, somba byose, ndi icyaremwe gisha, ndabatatanya, ndabarimbura. Musohoke ku buzima bwanjye mu izina rya Yesu Kristo, musohoke ku mibereho yanjye mu izina rya Yesu Kristo. Murekure ibyo mwibye byose mu izina rya Yesu Kristo. Murekure ibujura bwose mwankoreye, abashatse kungira igikundiro ndi mu mwuka, nkurikiranye igikundiro cyanjye ndakibanyaze kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu igikundiro cyanjye ndakigaruye kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu ndagarura kwemerwa kwanje kwa jina la Yesu. Zopetesekrea ndagarura kwemerwa kwanje, ndagarura kwemerwa kwanje kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Uri umugore wo nkurikirana, nta kwemerwa ukigira imbere y'umugabo wawe. Mugabo we nta kigukunda. Zamura isengesho ryawe, vuga uti mu izina rya Yesu ndabohoza igikundiro cyanjye mbere y'umugabo wanjye, ndabohoza kwemerwa kwanje mbere y'umugabo wanjye kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Rekeraho gufuha, rekeraho kujya mu matelefoni yiwe, ahubwo bohoza igikundiro. Atura ko ugomba gukundwa n'umugabo wawe, atura ko ugomba gukundwa n'umugabo wawe. Senga, hamagara Imana, bohoza igikundiro, bohoza igikundiro. Watwawe igikundiro, umugabo nta kigukunda, watwaye igikundiro, ufiyanse wagukundaga nta kigukunda. Bohoza inyenyeri igikundiro Satani yakwambitse icyanjiro. Hamagara igikundiro kuri uwo mugabo wawe, yongere kugukunda. Hamagara igikundiro kuri uwo mufiyanse wawe, yongere kugukunda, yongere kukwemera. Mu kazi kawe urakora ntiwemerwa, ntawe ukureba neza kubera yuko wambitswe yindi shusho itari yawe. Hamagara igikundiro mu kazi kawe, hamagara kwemerwa mu kazi kawe. Zopetesekrea horia katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Narejesha kibali cha huyu mtu, narejesha kibali cha huyu mtu. Kibali njoo kwa jina la Yesu, kibali njoo kwa jina la Yesu, kibali njoo kwa jina la Yesu. Leha Imana Mungu ndatura kugira ngo inyenyeri yawe iyo kwemerwa y'igikundiro igaruke. Zopetesekrea horia ndagarura
ndagarura igikundiro cyanyazwe kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ndakumenagura, ndasenya buri mizimu, ndasenya buri majini kwa jina la Yesu Kristo. Yeremiya igice cya mbere murongo wa 10 handitswe yuko Uwiteka yashyize ijambo rye mu kanwa kanjye anshyira hejuru y'abami n'ibihugu, kubika, kurandura, gusenya no kubaka no gutera imbuto. Mpagaze muri iryo jambo, ndasenya buri muzimu, ndasenya buri jini, ndasenya buri mwuka w'umurozi sina rya Yesu Kristo ugenza amagara yanjye, ugenza ubugingo bwanjye, wa murozi we kwa jina Yesu. Ku buzima bwanjye wa murozi we kwa jina Yesu. Ku buzima bwanjye wa murozi we kwa jina Yesu. Uri umurozi w'umusaza, uri umurozi w'umugabo, uri umurozi w'umwana, uri umurozi w'umukobwa, uri umurozi w'umukecuru, uri umurozi uri we wese wo muri quartier, wo mu muryango, waho ntuye katika jina Yesu, wo dukorana, wo tugendana, murozi dusengana kwa jina Yesu. Ndagusenya va ku buzima bwanjye, kwa gusenya va ku buzima bwanjye katika jina Yesu. Rekura ibyo wanyaze, rekura ibyo wibye kwa jina la Yesu. Rekura amahirwe yanjye kwa jina la Yesu. Rekura uyu mubiri wanjye kwa jina la Yesu. Va mu ruhande rwanjye rw'uburyo kwa jina la Yesu. Wowe wa murozi, va mu ruhande rwanjye rw'uburyo kwa jina Yesu. Wowe wumva umuntu usa nk'uhagaze uruhande rwawe rw'uburyo, kubita uwo mwuka uhagaze uruhande rwawe rw'uburyo, kubita iryo jini, kubita iryo hembe kwa jina la Yesu. Ndagusenya wa hembe we, ndagusenya wa muzimu we kwa jina la Yesu. Ndagusenya udafite inyama n'amaraso kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Handitswe yuko kwa jina la Yesu Kristo amagambo mu kanwa kanjye Uwiteka azayahindura umuriro, maze abanzi banjye akabahindura inkwi, maze umuriro ukabatwika akakanya. Amagambo yanjye ahindutse umuriro katika jina la Yesu. Abanzi banjye banyatakaga, bangwanya, abaturuka iburyo, abaturuka ibumoso, abaturuka inyuma, abaturuka imbere, abaturuka mu kirere kwa jina la Yesu. Uwiteka tuma abamarayika bawe bafate mpiri abo banzi banjye, bafate mpiri ababisha banje, bampe ibitogo kwa jina la Yesu. Murampe ibitogo, murampe ibitogo, murampe ibitogo kwa jina la Yesu. Murampe ibitogo kwa jina la Yesu. Murampe ibitogo kwa jina la Yesu. Muragwa hasi kwa jina la Yesu katika jina la Yesu. Wanesha urupfu n'ikuzimu kwa jina la Yesu. Abicaye mu masezerano yanjye bakayahambira, abicaye mu butaka bwanjye, abicaye mu nzu yanjye, abicaye mu maduka yanjye, abicariye ibyanjye kwa jina la Yesu. Ninjiye mu mwuka mfite inkota witeka, ari ryo jambo ry'Imana rifite ubugi busumba bw'izindi nkota zose, ritera rigahinguranya rikagabanya umwuka n'ubugingo, musokoro n'agufwa kwa jina la Yesu. Ndatemagura, ndakatakata abarozi bose bicaye mu buzima bwanjye kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ndakatagura abakura mbere kwa jina la Yesu. Babana b'umwijima, babana b'umwijima, babana b'umwijima batumwa kuri nge kwa jina la Yesu, batumwa kuri nge ndabakatagura kwa jina la Yesu. Ntabwo mwemerewe kuba mu buzima bw'umubiri mutaki ufite kwa jina la Yesu. Mugende fire kwa jina la Yesu. Muriro w'Imana kwa jina la Yesu. Muriro w'Imana batwike ku buzima bwanjye, muriro w'Imana batwike ku mirimo yanjye, muriro w'Imana batwike ku maboko yanjye, muriro w'Imana batwike ku maboko yanjye, muriro w'Imana batwike ku maguru yanjye, muriro w'Imana batwike ku birenge byanjye, muriro w'Imana batwike ku isura yanjye, muriro w'Imana batwike ku mazina yanjye kwa jina la Yesu. Mubise izina ryanjye, mubise amaguru yanjye, mubise ibirenge byanjye, mubise isura yanjye kwa jina la Yesu Kristo Nazareti, umwana w'Imana nzima. Ndatwika abakoresha amafoto ku ndoga kwa jina la Yesu, abakoresha amafoto ku ndoga ndatwika kwa jina la Yesu. Abakoresha imyenda ku ndoga iyo batwaye ndabatwikana niyo myenda batwaye katika jina la Yesu Kristo. Abandoga bandogera mu njangwe, mu mapusi, mu bisiga, mu biguruka ndabatwika mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Abandogera mu bintu bitandukanye ndatwika, mu mitongero ibihoherano ndatwika kwa jina la Yesu, ndatwika kwa jina la Yesu. Ndatwika buri bwoko bwose bw'amarozi, ubwo noherwa, ubwo ntongerwa, ubwo mvumwa, ndatwika kwa jina la Yesu watsinze urupfu n'ikuzimu. Ndabahoza imigisha yanjye yose, ndabahoza Kanani yanjye mu izina rya Yesu Kristo, ndabahoza Kanani yanjye mu izina rya Yesu, ndabahoza ubutunzi bwanjye mu izina rya Yesu Kristo, ndabahoza amahirwe yanjye mu izina rya Yesu Kristo, ndabahoza umugabo wanjye mu izina rya Yesu, ndabahoza umugore wanjye atuti, ndabahoza umugabo wanjye, ndabahoza umugore. Komeza uhoze kwa jina la Yesu. Bohoza business ifatika kwa jina la Yesu. Atura kubohoje business ifatika kandi garagara
Ralete sekria holy ya rapata sakra baba liobore dezekiria. Rapata sakra baba liobore dezekiria. Repete sekria holy ya pata sakra baba. Komeza bohoze your business. Bohoze your business. Bohoze business igaragara. Uyitariye wese kubita irekure katika jina la Yesu. Uyitariye amahirwe yawe kubita irekure amahirwe katika jina la Yesu. Kubita uyitariye igishoro kwa jina la Yesu. Rekure umuriro w'Imana ku mbaraga zose zifashe igishoro kwa jina la imbaraga zose zifashe igishoro zile kuri icyo gishoro katika jina la Yesu. Kubita izo mbaraga zifashe mariage yawe, kubita uwo mwuka katika Yesu, kubita uwo muzimu wo mu muryango wanyu utemera ko mushaka, kubita umuzimu wo mu muryango wanyu uteza amadivorce, kubita uwo muzimu wo mu muryango wanyu uteza amadiabete n'amakansa, kubita uwo muzimu uteza ibyo byago n'amakuba, kubita uwo muzimu uteza impanuka kwa jina la Yesu. Kubita uwo muzimu utemera ko miryango wanyu mwiga kwa jina la Yesu. Rekura umuriro w'Imana kuri uwo muzimu utemera ko mwiga, rekura umuriro w'Imana kuri uwo muzimu wafatira ingendo zawe katika jina. Kubita uwo muzimu ufashe ingendo zawe, kubita uwo muzimu ufashe mu gifu uteza igifu mu muryango wanyu kwa Genesis. Kubita uwo muzimu uteza diabete mu muryango wanyu katika Genesis. Kubita uwo muzimu utuma abantu biwanyu banywa ibiyobyabwenge, abana banyu bose banjirika. Kubita uwo muzimu uteza uburaya mu muryango, kubita uwo muzimu uteza ubusambanyi mu muryango, kubita uwo muzimu uteza amahane n'amatiku mu muryango, kubita uwo muzimu uteza umujinya w'indengakamere, kubita uwo muzimu uteza guhuzagurika no guhubuka, kubita uwo muzimu uruzerero, kubita uwo muzimu uruzerero, kubita urwo ruzerero rw'utwa ruzerero wemvaho mu izina rya Yesu, wa ruzerero wemvaho mu izina rya Yesu. Kubita uwo muzimu utuma uzerera no mu bakozi b'Imana wavuye kuri uyu wagiye kuri uyu, ntutuza, uhora ubungagira mu bahanuzi, uhora ubungagira mu bantu batandukanye barakurindagije, wataye umutwe urava kuri uyu ujya kuri uyu kandi nta gisubizo ubona, wananiwe guturiza hamwe ngo bane n'umukozi w'Imana umwe mujye musengana, mujye mubana, muhoze umutima, ahubwo uri gubungagira mu bahanuzi b'ibinyoma bavangiwe. Dore ijambo riravuga ngo mu minsi imeruka hazaza abahanuzi muri mwe bazaba bambaye uruhu rw'intama, nyamara imbere ari amasegerigana. Bamwe mwararongotanye mwisanga mu bahanuzi bavangiwe, inyuma baragaragara nk'abanyempano, nyamara muri bo mw'imbere n'abarozi bakomeye, n'abarozi babavuma, n'abarozi babatongera. Kubita iyo myuka rero y'uruzerero ikuzarazaza no mu gakiza, kubita izo mbaraga zikuzarazaza mu bahanuzi batandukanye, atura kubohotse mu izina rya Yesu Kristo, atura kumenaguza izo mbaraga, shwanyaguza zo petese kriya holy ya patasakara baba repetese kriya holy ya. Ndakubita izo mbaraga zose zari zicaye mu buzima bwanjye, zari zicaye mu mibereho yanjye, myuka y'uruzerero va ku buzima bwanjye mu izina rya Yesu Kristo, va ku buzima bwanjye mu izina rya Yesu Kristo, myuka y'uruzerero va ku buzima bwanjye mu izina rya Yesu Kristo. Mbaraga zirondera ikirere cyanjye, rekura ikirere cyanjye mu izina rya Yesu, rekura ikirere cyanjye mu izina rya Yesu, rekura ikirere cyanjye mu izina rya Yesu. Myuka ibungagira mu kirere, irwanya ikirere cy'abasenga, irwanya ikirere cy'abasenga, gwa hasi kwa jina la Yesu, gwa hasi kwa jina la Yesu, gwa hasi kwa jina la Yesu, gwa hasi zo petese kriya holia. Urakoze Mwuka wera, urakoze Imana isumba byose, urakoze Imana ishobora byose, ko hari biguye ku bwanjye. Babisha banjye barampunze, babisha banjye guye igihumure mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, wabambwa agapfa kazuka katika jina la Yesu. Wari umubisha w'amagara yanjye, wari umubisha w'ubukungu bwanjye, wari umubisha w'ingendo zanjye, wari umubisha w'iterambere ryanjye, gwa hasi kwa jina la Yesu, gwa hasi kwa Yesu. Ndakuribata katika jina la Yesu. Handitse yuko nirukanye ababisha banjye, ndabaribata bamera nk'ibyondo byo mu nzira katika jina la Yesu. Nongeye kuribata ababisha banjye n'abanzi banjye kwa jina la Yesu, mbari baseke ibyondo byo mu nzira, mbakubise hasi mu mbaraga Mwuka wera katika jina la Yesu. Mubisha wose wishyira hejuru kurwanya agakiza kanya, wishyira hejuru kurwanya kwizera kwanya, wishyira hejuru kurwanya ibisubizo by'amasengesho yanjye, wishyira hejuru kurwanya ibyiringiro byanjye, wishyira hejuru katika jina la Yesu Kristo tsinze urupfu n'ikuzimu, kurwanya ubuzima bwanjye, gwa hasi kwa jina la Yesu, gwa hasi kwa jina la Yesu, gwa hasi kwa jina la Yesu. Asante Mwokozi, asante Jehova Adonai kwa hiyo maadui wangu wote, maadui zangu wote na wafunga kwa
damu ya mwana kondoo. Maadui zangu wote kwa jina la Yesu, maadui zangu wa kifamilia, wa ukoo, na wafunga kwa damu ya mwana kondoo katika jina la Yesu Kristo. Nazati wakata na wafunga kwa jina la Yesu Kristo. Wa nchi na wafunga kwa jina la Yesu Kristo. Wa kutoka mbali na wafunga kwa mamlaka jina la Yesu, kwa mamlaka jina la Yesu. Maadui wote ambao wanaojificha katika jina la Yesu na hawajitambulishi mbele yangu ila wapo roho, na wafunga na wafunga na wafunga kwa jina la Yesu, na wafunga na wafunga na wafunga kwa mamlaka jina la Yesu aliye hai, mwana Mungu. Asante Yesu, asante Mwokozi, jina lako litukuzwe na lihimidiwe milele na milele, tukiomba tukiamini, amen, amen. Mungu wa mbinguni akubariki. Imana aremye ijuru n'isi iguhe umugisha. Imana aremye ijuru n'isi kugirire neza. Udukeneye rero nimero iri kuri screen, cyane cyane kuba agomba guca muri deliverance. Imana amahoro ibahe umugisha, Imana amahoro ibagire neza. Kanda subscribe hano kuri Sengesho ribuhora official, ubane natwe buri munsi. Iri sengesho ryaguhesha umugisha igihe wakanze subscribe. Ni ngombwa gukanda subscribe kuko ubukoreye umugisha ntabwo uba wibye, ntabwo wakwiba umugisha rero ngo uwubone. Hano ku isengesho ribuhora, umugisha w'isengesho ribuhora ni w'abantu bakanze subscribe. Imana ibagire neza, Imana ibahe umugisha, mukomeze kugubwa neza. Imana y'amahoro ibarwanira intambara zose z'umwuka. Ariko umenye yuko amasengesho nk'aya bisaba kugira ngo barabanze guca muri deliverance, ubone kukangwangaje urugamba. Kabiri kandi ukayakora uri mu bihe byo kwiriza ubusa no gusenga. Ntabwo wapfa kubohoza imigisha yawe gutyo gusa utari umunyamasengesho wiriza ubusa gusenge. Ariko kandi wiriza ubusa ugasenga utaraciye muri deliverance, nabyo urugamba rukubana rugari, ntambara ikikuba inshuro ebyiri. Bisaba kugira ngo winjire mu buzima bwo kwiriza ubusa no gusenga warabanje guca muri deliverance. Shalom shalom, mugire ibihe byiza. Nakagaruka ku isengesho ribuhora buri munsi tuba turimo turacishaho amasengesho. Mugire ibihe byiza.